Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana cyane kubera uno mwanya Imana iduhaye umugisha wo kubana namwe kuri social media, kuri ino televiziyo, kugira ngo tuganire dusangire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi kandi macyari kumwe na Dr. Bishop SAKINDI Claude, Nansana Restoration of CARMEL Pentecostal Church. Niho umurimo w'Imana turimo kuwukorera, kandi turashima Imana ko hano Uganda imirimo y'Imana ikiduhaye favor yo gukora neza nta kibazo. Yesu abaho umugisha rero kubera yuko mukunda namwe ijambo ry'Imana, kandi tukaba tubasaba kugira ngo musheho kurikunda, kuko gukunda ijambo ry'Imana biba bisobanuye ko uri mu ruhande rwayo. Yesu abaho umugisha. Gusa nyine abarizi bari hagace akabatarizi ntabwo bajya barigaha. Gusa Imana reka nkubwire ngo iragukunda, iracyakuzi, iracyakwitaho, kandi zabikomeza ko bimwe mu nshingano zayo. Yesu abaho umugisha. Uyu mwanya rero mu magambo make nifuje kugira ngo dusangiye ku ijambo ry'Imana, babwira ngo turi ku rugamba kandi ntago turi abasivili. Turi ku rugamba kandi ntago turi abasivili. Iyo mvuze gutyo nigeze kuganiraho abantu mbabwira yuko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umuntu agizwe n'umubiri, n'umwuka, n'ubugingo. Noneho hari abasirikare mu buryo bw'umubiri, abone abandi tubona muri Iraq, tubona muri Yorodaniya, tubona mu Rwanda, tubona Uganda, tubona Tanzania, turababona military mbese abantu nyine bakora ibya gisirikare, bambara ya myenda ya gisirikare. Noneho hariho n'isi rero yo mu mwuka. Aho rero nanone habaho urugamba n'intambara zikomeye cyane, kandi abakiranutsi barazirwana. Aho rero gusa izo ntambara n'uburyo ziteguwe ziratandukana. Ndashaka kugira ngo dusome mu gitabo cy'itangira ibice bitatu ku murongo wa 15 turebe uko iyo ntambara yatangiye naho byatangiriye. Mu itangira igice cya 3 umurongo wa 15 haravuga aya magambo avuga ngo: nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzakomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Iri ni ijambo rimwe riri mu gitabo cy'itangira ibice 3 umurongo wa 15. Uyu ni umurongo ukomeye cyane urimo amasezerano y'umwana w'umuntu yaratangiye. Yusomye gusubira inyuma ukagera mu itangiro, no kuvanga igice cya mbere n'icya kabiri, umuntu yarakiri muri Edeni nta cyaha agira. Noneho nyuma y'uko igice cya gatatu kibaye uhereye ku murongo wa mbere, Eva aganiriye n'inzoka, abyemeye akajyana nayo ikiganiro, akavuga nayo igavuga bigasubizanya, akaza kwemera no kumvira inzoka, akarya ku giti cyari kiri muri Edeni. Kuva uwo munsi habayeho iyindi system itari iriho mu gice cya mbere n'icya kabiri. Iyo system ni ukuvuga ngo umuntu kubera gucumura hashyirwaho impamvu n'intego y'Imana yo kuzongera guhindura umuntu mushya wari umaze kwangirika. Umuntu akimara kurya ku giti yahise aba mubi, abarangiritse, ababaye atanye n'Imana, kuko ikimenyetso murabizi, umuntu akimara kurya ku giti yabonye yambaye ubusa. Icya kabiri mu bihano yahawe cyaritaga ibindi nuko yirukanywe muri Edeni. None ibyo bintu byombi bibiri bituma hagaragara ko umuntu atandukanye n'Imana, kandi ubwiza bw'Imana bumugiye kure. Ibyo rero umuntu yatangiye kubaho atamba ibitambo. Noneho muri ubwo buryo bwo gutamba ibitambo umuntu aba aravunitse, ararushye, ariko hakaba hari isezerano ry'uko Imana izongera igakora umuntu ikamuvana mu isi nyuma ya Edeni ikamusubiza muri Edeni. Icyo sezerano hitirishinga mu gice cya 13. Mu bintu yabwiye Satani, yaramubwiye ngo rero nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Iri sezerano ni isezerano rikomeye, byagomba kuzakorwa n'uwatangije urugamba, n'uwatangije igicumuro wakizanye. Ni ukuvanga igicumuro ntabwo cyatangiriye kuri Adamu, ahubwo gikomoka kuri Eva, ariko Adamu akagishyira mu bikorwa, kuko Adamu niwe wishe itegeko Imana yari yaramubwiye, ntabwo ari Eva. Eva yasuzuguye umugabo, igihano cyabyo nuko umugore agomba gutegekwa n'umugabo.
none Adamu nawe yasuzuguye Imana. Igihano cyabyo nuko Imana yamuvanye muri Edeni ikamujyana inyuma yaho, kandi umuntu akazarya arushye. Ibyo zari ingaruka z'uko umugabo atubashye Imana. Umugore nawe kuko atubashye umugabo azategekwa n'umugabo. Iryo ni isezerano. Nubona umugore utegeka umugabo uzamenye ko yabicuritse. Ntago ari Bibiliya. Umugore agomba kuba ategekwa n'umugabo. Nayo mpamvu mu bihugu birimo uburinganire divorce zaratubutse zabaye nyinshi, because ntago ariko Bibiliya ivuga. Buri kintu cyose kiri out of the Bible, ikintu cyose gisohotse muri Bibiliya nta mugisha kigira, kiba kiri kure. Ntabwo ndimo kurwanya uburinganire, ariko ntabwo buri muri Bibiliya byo. Kandi kuba bitari muri Bibiliya ntabwo ndi bubyemeze, kuko Bibiliya ntabwo irimo uburinganire. Uburinganire buri muri mu byo nashatse kuvugira ahangaha, buri mu isi, ntabwo buri muri mu ijambo ry'Imana. Noneho reka nkomeze kuko atabyo nshaka kuvuga, nubwo wenda nabyo igihe kimwe nzabivuga. Hano Bibiliya iratubwira ngo nuko Imana ibwira Adamu na Eva, ariko ahangaha ntabwo byarebaga Adamu na Eva, ahubwo byarebaga umugore n'inzoka. Ibwira inzoka ngo wowe rero wanzoka wanshize urwango hagati yawe n'uriya mugore. Urwango rwahise rutangira, Imana niyo yarushyizeho. Mshyizeho urwango hagati yawe n'uriya mugore. Iki kintu cyumve neza, Imana ntiyashyize urwango hagati y'inzoka n'urubyaro rw'umugore. Ntabwo ari umugore, ahubwo ni urubyaro rw'umugore. Urwo rubyaro rw'umugore rusomye mu Magalatiya batubwira ko ari Kristo, kuko ntiyavuze imbyaro nk'uvuga benshi, ahubwo yavuze urubyaro nk'uvuga umwe wari kuzaza agasenya sisitemu yubatswe na Satani muri Edeni. Noneho Imana ikongera ikagarura Adamu muri Edeni. Reka ngo sobanure gutya ngo Yesu niwe Edeni yacu. Igihe Edeni yari ikiriho, Adamu ayirimo, nta cyaha cyageze kigikorerwamo, umuntu yayikuwemo. Noneho rero Imana yifuza gusubiza umuntu muri Edeni, kugira ngo Imana yongere ijyane ubusabane bwiza n'umuntu nk'uko yari bufite mbere y'uko icyaha gikorwa. Muri Yesu mu Barome ibice 8 umurongo wa 1 aratubwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kubera iki? Imana yagaruye Edeni ni Yesu Kristo. Yesu niwe Edeni, ariko urwo rwango rurahari. Nubwo turi muri Edeni bati turarwana. Umva kunavuze nshize urwango hagati yawe n'urubyaro rw'umugore. Noneho Bibiliya ikavuga ngo turabana b'Imana. Yesu ni mukuru wacu. Yesu ni umuvandimwe wacu mu buryo bw'ubumana. Yesu ni umwe natwe. Niba Kristo turi muri Kristo, noneho Kristo akaba ari muri twe, noneho kandi kuba muri Kristo na hakaba hari hagati ya Yesu na Kristo hakaba urugamba. Bisobanuye ko natwe turi abanzi ba Satani, kuko turi urubyaro rw'Imana. Kera Yesu tumaze kwinjira muri we, twahise duhuza nawe DNA. Noneho tuba bamwe nawe ku buryo urugamba rwana natwe tuba turwana. Umva mu gitabo cya Yeremiya kunatubwira, yavuze ngo ndi Uwiteka Imana Nyiringabo. Iryo jambo risobanuye iki? Risobanuye ko Imana atari umusivile. Ntago Yesu ari umusivile. Yasanze Yoshua mu gice cya 5 hariya muri gitabo cya Yoshua, asanga Yoshua arimo kwitegura ukuntu ari buhangane no kona burwane muri strategize. Imana Yesu aramusanga avuga ngo no, ntago ari wowe, ninjye Uwiteka Nyiringabo, ninjye commander, ninjye ugomba kumenya uko urugamba rukorwa. Cyumbaza as a commander of army, nka commander kuri igisirikare. Uzo ukuntu byashoje bigenze, yaramubwiye ngo egura vanamo inkweto, kuko nawe uhagaze utarukuye kwaga, ninjye mugaba w'ingabo. Bisobanuye yuko iyo tumukurikiye tuba twinjiye mu gisirikare, turahanganye, turarwanya. Utaza kuba mu gakiza ugakinisha ukagendamo buhoro, ntari ikintu cyoroshye. Ni urugamba, turarwana.
ariko nkubwire yatubwiye amagambo meza cyane avuze ko atazadusiga atazaduhana. Yoshua arimo bageze ahantu muri Kadeshi y'Ibarineya, abatasi 12 baragenda ari abasirikare, njyaho urimo kubyumva. Abatasi ntago bagiye ari abasivili, bagenda bajya gutata, ariko baza barebye amakuru y'incantege, barangije baravuga bati ntabwo twabishobora. Hari abanaki barebare banini, ariko Yoshua na Kalebu baravuga ngo no, nibyo abanaki ni barebare, abanaki ni banini, abanaki bafite imbaraga, abanaki bararemeye, bafite training iri high. Ariko Yoshua areba hirya yabo avuga ngo bati umukamanda wacu umwe wigeze kubonana na Yoshua, kamanda wacu ni hatari, arakomeye. Ubwo inyuma yabo kose bafite imbago nta mani ihari, twe dufite kamanda, dufite umugaba w'ingabo ukomeye cyane uhora utsinda unanesha uko bukeye nuko bwije. Dufite rero Yesu Kristo nk'umugaba w'ingabo, dufite umwami utangaje kandi ukomeye. Icyo nshaka kuvuga none aha ni iki, nuko dufite turi abasirikare ariko badatsindwa. Ibyo turwana nabyo ni binini, bifite imbaraga, bidusumba n'uburebure, bidufasha n'imbaraga, ariko uri kuri ko kamanda wacu yaranesheje, arusha imbaraga nuclear, arusha ibisasu bya kirimbuzi, yigeze guhangana, yigeze kwica umunsi umwe ingabo z'abanyamisiri zose, azica nta no mucitse kwicumu, we ararimbura, as a destroyer. Nurimbura ntago ari uwica umwe ntarasa babiri, ararimbura. Uzabibaze Hamana azabigusobanurira umunsi wamubwiye mwahuye, azagusobanurira bizi neza. Iyo maje abamareki iyo nkuru barayizi, iyo bashije abasiri iyo nkuru barayizi. Yesu ku musaraba yaravuze ngo amaze agiye kujyaho yaravuze ngo mwisi mufite ibyago n'umakuba, ariko mwikomere mushikame ko nanesheje isi. Ibyo biri muri Yohana ibice 16 umurongo wa 33. Icyo nshaka kuvuga rero, hari urwango hagati yacu na Satani, ariko hari intsinzi ni twebwe tuyifite. Tujya ku rugamba twamaje gutsinda, kuko intsinzi turayifite. Yesu yavuze ngo tujya kwisa kungana n'akabuto ka sinapi. Ubundi akabuto ka sinapi kangana n'akintusi, ni akabuto gatoya cyane. Ubundi mu buryo busanzwe icyo abantu bazi ni nk'ururo. Ururo rumwe tuzarimbura imisozi. Sinamwita bombe, kuko bombe harahirasa nahitarasa. Yesu bombe hariho abica amaguru ntibapfe, ariko Yesu ararangiza mu biturwanya byose, ari ku ruhande rwacu. Reka nkubwiye gusa turi ku rugamba. Nubona ikibazo ntukakemera, ujye ukibwira ngo twamaje gutsinda turaza ku rugamba, ko dufite isezerano ryo gutsinda no kunesha. Yaravuze ngo niyo twe turwana mu muriro, tukarwanira mu mazi, tukarwanira mu kirere, tukarwanira ku butaka. Yesu ashimwe cyane, kuko yavuze ngo no mu mazi ntazadutwara. Abona turwanira no mu mazi, tukarwanira mu kirere, kuko duhanganye n'ingabo zo mu kirere. Mu Efeso ibice 6:12 avuga ngo turwana n'imyuka hano mu kirere. Ubwo no gusobanura yuko turwanira no mu kirere, turwanira no mu muriro twebwe. Ubwo ngubwo ibyo ni muri nuclear, mu bisasu bya kirimbuzi. Ariko yavuze yuko n'umuriro utazatwotsa. Uzabibaze Meshaki, Bedenego na Saduraka. Reka nkubwire ngo Yesu ni umurwanyi kandi wanesheje. Yobu yaratsinze, Daniel yaratsinze, natwe tuzatsinda. Reka nkubwire ngo dufite isezerano ryo gutsinda, kuko Imana yacu yaranesheje kandi horitsinda. Hari imbaraga y'Imana kuri twebwe. Icyo nshaka kukubwira gikomeye cyiza kandi nuko turi ku rugamba, kandi urugamba twamaje kurutsinda turajyayo, kuko Yesu avuze ko azadutsinda. Reka nongere nkubwire ijambo ryiza. Imana ibwira Satani, yamuhaye isezerano Satani atazava imbere. Yamubwiye ko azamuruma agatsitsino, kandi urubyaro rw'umugore rwo rukazamumena umutwe. Sinzi ibyo bintu bibiri niba ubyumva. Ntabwo yanamubwiye ko agatsitsino azagacaho, yanamubwiye ko azamukomeretsa just ni ukumukomeretsa ku gatsitsino, ariko we azamumena umutwe. Mu Cyongereza dukoresha amagambo atandukanye. Hari Bibiliya zikoresha smash, hari izikoresha bruise, hari izikoresha crash. So Jesus had to crash. Yesu azakrashing, yamaze kumena umutwe n'ukugusya. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko umwami wacu yamaje gutsinda kera,
kandi satani ntabwo yakuruma mu ntege, ntiyashobora kuruma mu ntege za Yesu. Yavuze urugingo rwo hasi y'izindi. Agatsitsino nirwo rugingo ruba hasi kandi inyuma, hasi y'izindi kandi inyuma y'izindi, hasi cyane, hatangirira kuri zeru hasi. Agatsitsino Yesu rero nawe yagomba gutangira ku rugingo ruruta izindi, hejuru y'izindi kandi runakomeye, rurimo ubuzima n'ubugingo, urwo ari rwo mutwe. Yesu kandi akawumena, ariko satani akamuruma. Rero satani kumusaba yarumye Yesu, ariko ntiyamushoboye. Yesu rero nawe icyo yakoze, yamumennye umutwe. Reka nkubwire ngo aba ntacyo ureba, hari umunsi uzaba utabareba. Nukomeza guhagarara ukizera intsinzi. Tujya ku rugamba twamaje gutsinda, ntabwo dutsinda twarwanye, dutsinda kubera ijambo, dutsinda kubera umugambi w'Imana. Imana yo mwijuru ifite umugambi mwiza, Imana ifite gahunda ngari ku buzima bwacu, Imana ifite umuteguro munini ku buzima bwacu. Reka nkubwire ngo hari Imana ifite umugambi, hari Imana igukunda, hari Imana ikwitayeho, hari Imana igushaka. Mu izina rya Yesu Kristo hagarara neza, shima Imana. Yesu yaravuze ngo satani azamenwa umutwe, ukurwanya, ukubuza amahoro, ukuraza udasinziye, yasezanijwe kumenwa umutwe, kandi uwumena gukunda urukundo ruhawe muri Yeremiya. Hagarara neza, shikama, Imana gukunda kandi irakoze. Mu izina rya Yesu Kristo ntabwo umwanzi wacu yadutsinda nituhagarara neza. Umwanzi yamaze gutsindwa. Hagarara, shikama. Nanjye niko nizera, nibyo byiringiro mfite ibyiringiro byo gutsinda no kunesha umwanzi wacu. Imana yo mwijuru bagire neza, Imana yo mwijuru baho umugisha, Imana yo mwijuru bakomeze. Mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Yesu yaratsinze. Amen.